Bite? Ni byiza. Yego. Nari mbonye ukomanze. Nari nje ku ishuri. Yego. Waciye kwa headmaster? Naciye niwe wari unyohereje. Okay, ni karibu. Kuresha? Nanjye nitwa Jossua. Witwa Jossua? Nta kibazo nyine ndumva ufite n'akazina keza. Nta kibazo murakoze. None se ko nakubonye uza muri iki kigo byagenze bite kugira uzemo? Nabonye uri mushasha nyine muri iki kigo. Nyine urebye ni urugendo rurerure ndetse runagoye cyane. Sinzi niba wabyumva. Ariko niba atari ibintu birenze wambwira nyisanzureho wumve wisanzuye ko nta kibazo ngewe. Cyane nyine ni ibintu bigoye cyane. Ikigo urebye uburyo nakigezemo ni ibintu bisa nkaho bitangaje birimo n'amayobera cyane.
ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze ngo ngere muri iki kigo urabona iki kigo ni icya data wacu icya data wacu nahageze muri ubwo buryo niwe wanzanyemo nyibizana nyine kugira ngo magere papa avukana na nyiri iki kigo rero mu rugo twagize amahirwe make nyine nako ninjye wagize amahirwe make nza kubura ababyeyi nyine mbaburira icyarimwe bose ndababura biba ngombwa nyine ko nsigarana na data wacu mu rugo bansigamo amadeni baraza bateza ibyo mu rugo urumva nyine nta nari mfiteho kuba ubwo data wacu arambwira ati mfite ikigo cya porive kubera ko nyine nari nsoje no kwiga pirimeri nyine arambwira ati wakigamo nta kibazo ubwo nanjye nyine urumva nahageze muri ubwo buryo ariko nyine ntabwo byari binshimishije cyane ni ubwo buryo nahageze ko numva habaye mu buzima bubabaje cyane burenze noneho n'ubw'abandi nyine iyo byabaye urabyakira gusa nanjye kubyakira byarangoye ariko nyine time iragira nyine ukiyakira tu nabirenze narabyakiye mbega muri make narebe nyine wumva utuje namwe nabonye mufite ikigo cyiza ariko nyine abanyeshuri bamwe na bamwe ntabwo ari beza hamwe barahamagurutsa mbona baransunitse nkabona nyine ntabwo banyishimiye nibwo nagiye kwicara njyenyine mbona uraje urahicaye numva nyine sinzi pe nyine nabibona ubwo narindi mu ishuri sinzi impamvu nakwiyumvishijemo sinzi impamvu wanjemo cyane nyine ubwo nyine bangaga ko mwicarana nanjye nabibonye numva ni ibintu bibabaje cyane nibwo nahisemo guhita nkusanga hano kuko nabonaga utameze neza kandi wakoze ndabigushimira bisa nkaho muri iki kigo rero urukumva hafi urabona naha muri aba banyeshuri bose babashije kunsanga ukampumuriza gusa nanjye sinzi basuyeho ni wowe muntu ngerageje kuba nabwira ibintu byanjye nabwira amabanga yanjye ibaze ko hari n'umuhungu dusa nkaho tuvukana muri iki kigo ariko sinjya mwisanzuraho sinzi niba n'ibi bintu mubwiye nabimubwira iyo ngo ko numva bitoroshye nyine hari igihe tuzagera bigakunda nimara kwisanzura muri iki kigo hari igihe nyine bizakunda nta kibazo gusa nyine njyewe wumva ariko siratawuma wowe iyo urebye James ubona imyigire izageza cyane urawe se ko yigize ikirara urazigeza kuki ese ko mbana no kwa kane yaje yasinze agiye no kurwana n'abare mu ngemba mbana nta hantu azigeze ahubwo uzareba ikizaba bazahonda wagira ngo ntago yareze abahanga bose bamaze iki bamaze iki se tugiye gukora ikizamu ukisanga mu ba mbere ibaze rero kwisanga mu ba nyuma ubwo se wavuga ngo wajye ku ishuri natize se nabi n'ubundi uri umuswa ntabwo wabura kumushyigikira tujyana abambwa ahubwo wo muranafatanyije ahubwo bezi ni gurupe yacu wumvishe ntabwo dushaka umuntu unanirana tugomba kwiga dusizeho umwete rero nimba utangiye kuzana ibyo twakwirukanamo nose wumvishe mushyigikira umve hano ikibazo kiri ahubwo na James ni ukujya tukamufasha twese tukiga twese twaba dore ngo yanaje kunganiraho ikibazo ni kihe nananiranye ibiki babwire
noneho se ahangaha noneho wabonye vi ko nzi ko uri ibisabyo babikuye hano yaje yabyerekanye byaba baragukoreye sha wabona iwabo hari umuntu wamukoreye akazanda agasweta icyo rwose kujya ku ishuri zisa ukuntu uri umumene kamenekwa amatwi ese wowe ibyo ngibyo ni ibyo kumubwira nawe uve mu igenge yacu dutangiye kuzana imico atari myiza umutima uraryana iyo ubabaye gusa inkovu zawo zigufasha guhindura imyumvire wahinduye imyumvire ariko ukagabikira kandi n'undi ndi wawe usigaye ushomoka baratereka tugire ubwumvikane ni ugufasha James nyine natwe twese tukabarizwa mu cyiciro kimwe nyine cy'abantu bazi ubwenge ntabwo ndi ikirara ntabwo uri ikirara umushinga gute muvuga ko ndi ikirara ngewe arega reba ukuntu uza umeze ariko ntakumera ese wakunda basi byibuze umva gemu ndakumva ikigo ni icyaswo icyo ni icya mwene wanyu wewe hajya ngo nuko ari pirive ishusho yacu se nose kuba mwisharanyu bivuze ko mutazamo ubu se wabarwamo nk'umunyeshuri ndebera nose bambura nk'iki ese wakuze amapesi ubusa twese urabona tumeze biti tumeze neza ubiswo azinga afite umunyeshuri yagiye ku ishuri nanjye puresha ubu nkaba amaseseka muri make tuganira semani twari turi kwiga nyine uburyo kino kigo nyine abanyeshuri bo basigaye basa nk'abatabizi imana iyi nama nababwira mwakicara tukiga iki kigo tukazaserukira abandi bose icyo uvuze ndagifata nyine umuntu wema araza bakantindaho ngewe ikibazo cyanjye urumva birabyina ahubwo dutangiye dukora kwezi saa twese dutangiye icyo dushaka ni uguhinduka tugashyira hamwe tukiga ubundi tukareba natwe ko hari icyo tuzigezaho cyane puresha ngomba kuba umuganga ni itegeko birategekishije ubu dizayini gasembuye wangiza nawe ukambwira ngewe noneho nzaba umupolisi umupolisi ngende kubona igisirikare aricyo cyakubera oya ngende uri umuhanzi ndabona rero nimba uri n'umuhanzi se basi uzaba nawe yiga ku buryo uzaba nyine ufite n'icyemezo kigaragaza ko umuhanzi ku buryo wajya no mu bindi bihugu byo hanze ufite uburenganzira ubwo se ngiye kugira ngo cyokora ku musi banze mbanagiraho se akantu ku gicwapu njye nawe umuganga umva noneho nawe umuganga njya mbwira umurwayi ngo icaho ngaho nkuvure nkajya muri foromasi neza nene ariko byaba binakubera umuntu utemanye none wewe tangira uhindure imyitwarire kuko nudahindura imyitwarire yo uzakwihindurira mani tugomba kwicara hamwe no muri gurupe yacu azavamo agende ntabwo kuko ntabwo dushaka abanebwe ntabwo dushaka neza Deus ngewe urumva wumvishe Deus nawe ingeso mbi zireke izihe ngeso mbi senge ko ndi umuhanga oya no kuvugana ejo bundi sitasi yakubajije ikibazo kikakunanira sijye wagishubije ngaho cyisobanurira ubu urabona izi desitade izi derivingi singi uranyumva akantu nk'ako kari kakunaniye nasubiremo wongera ugasubiriremo urabona iyi ni what is history is the subject that deals with the study of people in the past what is biology is the study of living ntabwo ntabibasha aho nyine ndagerageza abagerageza turebe kuri sano kuri uyu munota amajwi yose atuze ngira icyo mvuga maze mbabwire ukuri kuri ku mutima ndagukunda mbivuze mu byumva ndamukunda njye mbivuze habona mureke mbivuge bishyire ku mugaragaro oanga mazimwe abangahabona kuri inzira ku murima uwakwifuzaga wese n'uwari ufite gahunda akwibagirwe ashaka undi wowe uri uwanjye
Mwana we. Ndakwemeye. Sure. Ni byiza. Ndi uwawe nawe uri uwanjye pe. Ari ikigo ni icyacu ariko ujye ukongeraho nawe. Haguruka tukitemberera ariko. Twigendere n'ubundi. Abize bageze ku Twitemberera ikigo cyacu. cyane. Ubu ni ubwatsi, ibi biti byose birimo ni ibyawe. N'izi nyoni ubona buriya ndaziguhaye. N'utu twatsi turi kugendamo ndatuguhaye. Naringize ngo n'uyu nguyu muri kumwe nawe cyane n'uyu muganye amagambo mbabwiye icyo tugiye gukora ahubwo mwese ko turi hano n'uwe mwanzuro dufashe icyo twazigeza Ubu nta n'ikintu yumvishe. Oya mani buri wese niga afite intego ubu njye ndi kwiga yuko nzaba umuganga uyu wenga azaba umupolisi nanjye nzaba umupilosi uzaba nkakandagira uzabiki Ndi umuhanzi wanjye ndi umuhanzi. mwari bigokomera ku buhanzi bwawe ariko bwawe ririmba akaririmbo twumve. Ubundi igihe kera ngiye bitaga bushari. Bushari. aha katwigendere nyiri ubwo nari tujye mu masomo tugenda nyine mu masomo. Morning, teacher. Morning.